N'amakuru nanone ashimishije cyane ku muryango wa Clarisse Karasira ndetse n'umugabo we ifasha bayo Sylvain Bejoin. Abantu benshi umuryango bari kuwishimira cyane bitewe n'umugisha ukomeye cyane donc uri ku expectingwa muri uyu muryango. Kuri ubu ngubu ngira ngo murabizi ko Clarisse Karasira ndetse n'umugabo we bafite umwana aherutse kuzuza n'imyaka igera kuri 3. Ni mu by'ukuri n'umugisha ukomeye cyane, umuryango warabyishimiye cyane bitewe burya umwana bari umugisha uruta iyindi yose. Barishima cyane kuba umwana wabo ari gukura witwa Kwanda. Kuri ubu ngubu rero uyu muryango uritegura kubyara undi mwana. Nkuko Clarisse Karasira n'umugabo we babinyujije ku mbuga nkoranyambaga zabo cyane cyane urubuga rwa Instagram, bagaragaje ko bitegura umwana. Yango nka Clarisse Karasira binyujije ku rubuga rwiwe yanditse amagambo y'icyongereza aho yapostinze aka video, arangije aragira ati look at what the Lord has done. Ati murebe ibyo Uwiteka yakoze. Bakundwa, our family is growing. We are expecting a new baby soon. Ati umuryango wacu urimo uragenda waguka. Ati turitegura umwana mu gihe cya vuba. Ati join us to say hallelujah. Ati mwifatanye natwe gutera hallelujah. The Lord has done great things for us. Ati Imana yadukoreye ibikomeye and we are filled with joy. Natwe turishimye. Zaburi 126 umurongo wa 3. With love, ati mu rukundo, Kwanda papa, Kwanda Sylvain Bejoin and I. Ati mu by'ukuri donc agaragaza ko nyine donc bari mu rukundo, ati ibintu byose byabaye mu rukundo. Abantu benshi bamuhereza congratulations. Abantu benshi bari kwifatanya na Clarisse Karasira n'umuryango. Kanzwe kari umuryango ugaragaza ibyishimo bikomeye. Donc bagaragaza ko mu by'ukuri wenda nta muntu umenya ibibera mu rugo, ariko byibura ko bagaragaza karamaze kubera ko burya y'abantu bafite amakimbirane jya nkunda kubabwira ngo akari ku mutima basigaye sesekara ku mbuga nkoranyambaga. Byashoboka ko wenda nyine hari ukuntu wabona ibintu bitameze neza, ariko usibye ko hari n'ukuntu nyine abantu wenda bavuga ntabwo turi bubishyire hanze n'ibiki ugasanga abantu barihagararaho. Ariko uburyo umuryango wa Clarisse Karasira ndetse n'umugabo we mu by'ukuri iyi famiye bagiye babera abantu benshi intangarugero, bakagenda banagaragaza bavuga bati mutubera icyitegererezo. Bati nanjye n'umugabo wanjye dusigaye dukundana bitewe n'ukuntu mu by'ukuri mugaragaza ko mukundana. Ako bagaragaje ku mbuga nkoranyambaga karamaze pe, bakora ibishoboka byose barakundana. Ni umuryango ubamo ikintu bita ngo romantikoma. Ugasanga abantu bari romantike byo ku rwego rwo hejuru. So nyuma rero yuko mu by'ukuri bibarutse imfura yabo yitwa Kwanda, kuri ubu ngubu rwose n'ibyishimo bikomeye cyane kuba nyine be expecting umwana, cyangwa se uyu muryango nyine wagaragaje ko mu gihe cya vuba bagiye kuba bakwibaruka. Usibye ko nge nabonye wenda mafoto wenda agiye hanze n'amavideo, kubera ko ubu ngubu hari ukuntu abantu bavuga ngo abagome ngo ibiki. Ngira wenda ngo nyine byarabaye, ngira ngo baribarutse, kuko akenshi ubusanga ababyeyi nyine bashyira hanze amafoto ari uko wenda bamaze kwibaruka. Ariko nyine ubwo hari impamvu nka Clarisse Karasira n'umuryango we babikoze bati turitegura umwana. Ariko nyine arabavuga ngo ari ukuntu rwazamo ubugome ngo bikagenda gute, ibintu nk'ibyo ngira ngo ababyeyi murabizi ibintu byitwa kugaragaza umwana ngo ko umuntu atwite. Kuri ubu ngubu hari abantu babigendera kure bavuga bati rwose ntabwo byakunda. Ariko nyine Clarisse Karasira n'umugabo we donc bagaragaje ko nyine bitegura umwana mu gihe cya vuba. Rero wose turitegura umwana. So ni ibintu byiza abantu benshi bari gukomeza kwishimira cyane. Murabizi uyu muryango urakundwa pe, barakundwa uburyo ari imfura, uburyo bakunda n'abantu benshi bakunda uyu muryango
byo ku rwego rwo hejuru. Uyu muhanzikazi rero uri kubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ibi bintu cyangwa se agaragaza ko bitegura umwana kuri uyu wa 27 Kamena 2025 nibwo yagaragaje ko nyine atwite kuri uyu munsi, kuko kuri ubu ngubu ndiho ndakugezaho iyi nkuru harashira iminota igera kuri 15. Clarisse Karasira agaragaje ko we n'umufasha we bitegura umwana, aho yagaragaje ibyishimo bikomeye cyane. Mu kiganiro yatanze mu magambo ye yagize ataho yagaragaje ko ari ibyishimo by'ikirenga kuri we n'umuryango we ko bagiye kwakira undi mwana. Aho yagize ati n'ibyishimo bikomeye kuri twe nk'umuryango, bidatinze impundu zizongera kumvikana mu muryango wacu. Clarisse Karasira yibarutse imfura ye ku itariki ya 13 Kamena 2022 mu bitaro bya Northern Rhine Mercy Hospital berereye mu mujyi wa Poland muri leta ya Maine ho muri Leta Zunze za Amerika. Uyu mwana amaze kuzuza imyaka igera kuri 3 n'iminsi 11 akaba agiye kwakira murumuna wiwe. Clarisse Karasira n'ifasha bayo bashakanye mu mwaka wa 2021 nyuma y'urukundo rwari rumaze igihe gito rusakaye mu itangazamakuru. Abana mu mahoro muri Leta Zunze za Amerika. Clarisse Karasira akomeje ubuhanzi bwe bujyanye n'umuco n'indangagaciro nyarwanda. Clarisse Karasira yinjiye mu muziki nk'umuhanzi wigenga utagamije kuririmba indirimbo zisanzwe z'imyidagaduro, ahubwo zishingiye ku muco, amateka, urukundo n'ubuzima rusanzwe rw'abantu. Yatangiye kumenyekana cyane hagana mu mwaka wa 2019 ahita yigarurira imitima y'abakunzi b'umuziki wa gakondo mu ndirimbo nka Twapfaga iki, Rwanda Shima, Ubuto Rutaremara, Urukerereza yakoranye na Marimarite, Mwana w'umuntu ndetse n'izindi ndirimbo. Umuziki we wagiye urushaho kumuhesha icyubahiro no gukundwa n'abanyarwanda b'imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo. N'umwe mu bahanzi bake bashoboye guhuza umwimerere w'umuco n'ubutumwa bw'ubuhora imitima. Yagiye atumirwa kenshi mu birori by'abanyarwanda bahanze byiganjemo ubukwe n'iminsi mikuru, aho yataramiraga mu buryo bwihariye abakuze ndetse n'abato. Clarisse Karasira n'umwe mu bahanzi bagaragaza ubusobanuro bwimbitse mu bihangano, agahuriza ku bintu bitatu by'ingenzi: ubupfura n'umuco, ubuzima bw'umuntu n'ihumure n'urukundo ruhamye n'imiryango. Aho yagiye agaragara kenshi hamagarira urubyiruko gusigasira umuco no kurangwa n'indangagaciro zubaka igihugu binyuze mu bihangano bye n'amagambo avuga mu bitaramo bigiye bitandukanye. So ngayo nguko bimeze, ariko kandi ngira ngo muri ubu buryo nanone twavugaga kuri Clarisse Karasira yaninjiye mu bintu bijyanye no gukora indirimbo z'abana, gushimisha abana mu buryo bugiye butandukanye. Ngira ngo ni kenshi iyi mishinga nanone Clarisse Karasira yinjiyemo nanone, ariko kandi binajyana n'ubuhanzi. Ngira ngo ni ibintu akora nyine izo ndirimbo zijyanye n'abana ubona nyine zikoranye ubuhanga bwo ku rwego rwo hejuru, abana benshi bakunda, abana bakunze kureba bakishima cyane, dore ko mu mabyiruka yiwe cyangwa se no mu kuzamuka kwiwe Clarisse Karasira yagiye agaragaza kenshi ko akunda abana. Ngira ngo ni na bimwe mu bintu umugabo we yabonye avuga ati se ibyo bintu ugiye kwinjiramo waguma mu ndirimbo urimo, ariko nyine akavuga ati nyamaze uko namubonaga akunda abana, twaba twagiye ahantu ukabona akunze kuba ari kumwe n'abana, ati rero nahisemo kumushyigikira, kandi ni ibintu byiza cyane bigenda bitanga umusaruro. Nuko nguko bimeze mu muryango wa Clarisse Karasira ndetse na ifasha bayo Sylvain de Joie, aho kuri ubu ngubu rwose umwana impundu zirenda kuvuga mu muryango wa Clarisse Karasira ndetse na ifasha bayo Sylvain de Joie. Impundu turazitegereje, turabakunda cyane muryango wa Clarisse Karasira, kandi mukomeze mukundane mube icyitegererezo. Donc mwespira imiryango myinshi, so icyo kintu rero mukomeze mucyubakireho urwo rukundo, mugenda mugaragaza ko mukundana. Ibyingo by'iyi minsi ni danger, kuko ndabizi ko ni kenshi mwagiye muhura n'ibigeragezo bigiye bitandukanye, ni kenshi mu myidagaduro hano mu gihugu cy'u Rwanda kwibasirwa mu buryo bugiye butandukanye, ariko burya Imana yifatanirije ntawe ushobora kugitandukanya. Kandi ahari urukundo nta mwiryane, ahari urukundo hahora ineza, ahari urukundo hahora amahoro, ahari urukundo haba hari Imana. Ndabakunda, nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV, dukomeze tubane mu zindi nkuru.